Yesu ashimwe bene data, muraho neza mwese, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye urukundo, ineza yawe ntirondoreka, kubw'iyo neza watugeneye umwanya wo kuganira ijambo ryawe. Nyemerera umwuka wawe wera yende ku byawe, hanyuma duhishire iby'ubwiru bwabyo, hanadushoboze kuba nk'uko iryo jambo dutumweho riri. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku gusa na Kristo cyangwa se kwisanisha na Kristo, mbese byose bigaruka ku kumwigana. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice biri umurongo wa 6. Banditse ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Imana yacu tugirire neza. Umuntu uvuga ko ahora muri Kristo Yesu akwiriye kugenda nk'uko Yesu Kristo yagendaga. Imana itugirire neza. Mu gihe cya none ibintu bya gikristo bigezweho, abantu kwitwa abakristo biraryoshye, biri fier, ariko si uko byahoze kera. Abantu barabihishaga nyine bitewe n'akarengane kabaga karimo. Ndavuga mu gihe cya kera bikiza, nyine mu gihe cy'intumwa, na nyuma yaho uko ibihe byagendaga bisimburana, ntabwo ari ibintu byabaga biryoshye, kuko byabaga birimo akarengane kenshi cyane, birimo gusuzugurwa, birimo guteshwa agaciro. Ariko mu gihe cya none Imana yagize neza, ubu biraryoshye, ni byiza, ntabwo abantu bakibirenganirizwa cyane. Ndavuga ahantu henshi, nubwo wenda hari aho bigaragara hake na hake, ariko muri rusange biraryoshye, biri fier. Ni ibintu by'abantu bose, abakire, abakene, abize, abatarize, abazwi n'abatazwi. Kwitwa umukristo biraryoshye cyane. Abantu barabipostinga, abantu babyambara ku myambaro, abantu babyandika ndetse no ku mamodoka yabo. Ugera mu ngo z'abantu ugasanga bamanitse ibintu bigaragaza ko ari abakristo. Yewe biraryoshye cyane ibintu bya gikristo, kandi nta n'ikintu bitwaye. Ibi byose tuvuze ni byiza. Uwabishobora rwose yabigeza ahantu hose akabivuga cyane, kugira ngo ahari n'abatazi Yesu Kristo bamumenye. Ibi tuvuze ni byiza, ariko hari icy'ingenzi kurutaho. Hari icy'ingenzi kiruta gupostinga yuko uri umukristo, hari icy'ingenzi kiruta gupostinga aho wasengeye, hari icy'ingenzi kiruta gupostinga iby'amagambo yagufashije. Nubwo ibyo byose ari byiza, ariko hari icy'ingenzi kubiruta. Hari icy'ingenzi kiruta kwambara umwambaro wanditseho imyizerere yawe ya gikristo. Hari ikintu kibiruta. Ikiruta ibyo byose ni ukugenda nk'uko Kristo yagendaga. Imana itugirira neza. Uwo Yesu uvuga, ikirusha imbaraga byo kumupostinga n'ibindi bintu nk'ibyo, ikintu cy'agaciro cyane Yesu Kristo agushakaho, uwo Yesu uvuga ikintu agushakaho kiruta kumupostinga, kiruta kumuvuga. Ikintu Imana igushakaho ni ukugenda nk'uko Kristo yagendaga. Imana yacu tugirire neza. Rekeraho gusa kuvuga ibye, ahubwo akira ubwo buzima. Kora imitating, bushyire mu bikorwa. Imana yacu tugirire neza. Shyira mu bikorwa ubuzima bw'uwo Yesu Kristo uvuga. Imana itugirire neza. Banira bose neza nk'uko yagiraga. Vuga ukuri nk'uko Yesu Kristo yari ari. Imana itugirire neza. Ubahisha Imana muri byose nk'uko nawe yari ari. Ntacyo yakoraga cyo kugira ngo yishyire hejuru, amenyekane, bamuhimbaze. No, yakoraga byose kugira ngo Imana imenyekane, kugira ngo Imana ishyirwe hejuru, kugira ngo Imana ihimbazwe, kugira ngo Imana abe ariyo ivugwa. Ntacyo yakoraga kugira ngo abe ariwe wamamara. Yakoraga byose kugira ngo Imana yamamare. Hari aho yigeze avuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, aravuga ngo sinishakira icyubahiro, ahubwo ngo hari ugishaka, ni Data wa twese. Yakoraga byose kubw'icyubahiro cya Data wa twese. Imana yacu tugirire neza. Yakundaga gutindana n'Imana, yafataga umwanya wo gusenga. Nawe ujye ugira utyo, ukunda gutindana n'Imana. Abantu benshi bakunze gutinda mu rusengero, ni byiza. Bakunze gutindana n'abahanuzi, bafite amanimero y'abahanuzi. Ni byiza, ariko renza amaso abahanuzi, ahubwo utindane n'Imana ikoresha aba bahanuzi. Renza amaso iby'amakorari, ni byiza, ariko renza amaso ibyo, ahubwo ushaka Imana yatumye abo bose. Iyo Mana bavuga, iyo Mana baririmba, iyo Mana bahanura, bakerekwa, bakavuga yuko ariyo yabibahaye, bariyo ushaka utindane nayo. Imana tugirire neza. Gendera mu rukundo iteka nk'uko Kristo yagiraga. Yesu yagiraga urukundo n'abadakunzwe n'abadakunditse, nawe we yarabakundaga. Abarwayi, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, yewe n'abatewe na dayimoni, we yarabasangaga akabasengera bagakira. Abantu bagoye bafite karagita mbi, we yarabikundiraga.
Imana yacu itugirire neza, ariko atabakundiye ibibi bakora, ahubwo yabakundaga kugira ngo byibuze babashe guhishirirwa urukundo rw'Imana. Nawe jya ubereka urukundo, ahari bazahishirirwa urukundo rw'Imana. Imana yacu itugirire neza, kiranuka muri byose nk'uko nawe yari ari. Wifurije kwigana Yesu Kristo, Imana yacu itugirire neza, umwigireho, wisanishe nawe, ukore byose nk'uko yakabaye abikora, ari muri uwo mwanya urimo. Imana iduhane umugisha.